Habimana Ephraim afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Nkombo mu karere ka Rusizi akurikiranyweho gukubita se umubyara ishoka mu mutwe avuga ko yamwitiranyije ni dayimoni. Ni umusore mu mudugudu wa Nyabintare mu kagari ka Rwenje ku murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi uvuga ko se Mburanyi Augustin w'imyaka 65 ari umuteza abadayimoni. Nsengiyumva Alfred umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rwenje yabwiye Imvaho Nshya ko ubwo uyu musore yafatwaga amaze kwasa se ishoka mu mutwe yamwibwiriye ko yayimukubise atazi ko ari wayikubise. Yavuze ko yabonaga ari ikidayimoni kimusatira kimureba nabi kuko yari yicaye iruhande rwa se n'ishoka iri iruhande rwabo arayifata ngo acyase ayasase mu mutwe igice cy'inyuma yibwira ko ari cyo yashije. Gitifu Nsengiyumva Alfred ati avuga ko se amuroga bakamugaburira ibiryo yatongereye yanabanje guterekeraho yabirya bikamumerera nabi bikamutera imico mibi atiyumvagamo. Mu byo twivuganiye nge nawe amaze kwasa se iyo shoka yanyibwiriye ko ajya kuyimwasa yaramwicaye iruhande mu gitondo umusore abona ikintu cy'ikidayimoni kimusatira kimukoba gishaka kumusingira ngo kimunige aragitanga terura ya shoka aracyasa nk'uwasurukwi atazi ko ari se ayashije mu mutwe. Yamubwiye ko yamenye ko ari se agaruye ubwenge ubwo yabonaga se avirirana cyane amaraso mu mutwe abona abantu buzuye aho ngaho bari kuvuza induru. Uyu musore ari mu bana barindwi b'uyu musaza babana mu rugo ntiyigeze ajya mu ishuri kuko yanze kurikandagiramo. Uyu muyobozi akavuga ko umurebye inyuma utamuzi wabona ko nta kibazo afite, ariko ngo uko mugenda mumarana igihe ubona ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe akanagira igihe yikubita hasi bikavugwa ko arwaye igicuri. Umwe mu baturanyi b'uyu muryango avuga ko ibyo uwo mwana avuga nta shingiro babibonamo kuko bivugwa ko yiyenza kandi ngo icyo kibazo ntabwo ari kuri se gusa. Ubuyobozi bwashatse kujya kumufunga se na nyina baritambika ngo nibabarekere umwana. Gitifu Nsengiyumva avuga ko uyu musaza yagejejwe ku kigo nderabuzima cya Nkombo basanga yakomeretse bikabije batamushobora bamwohereza ku bitaro bya Gihundwe nabyo bimwohereza mu bya CHUB mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Mu mirenge nka Nyakarenzo, Nzahaha, Bugarama, Muganza n'igice cyahoze cyitwa Busozo, Nyakabuye, Gikunda Mvura na Butare ibi bibazo by'amadayimoni ngo ntibihasiba. Abaturage basaba ubuyobozi ko mu nteko z'abaturage iki kibazo cyajya kigarukwaho kuko kiri mu biteza umutekano muke n'urwikekwe hirya no hino mu miryango. Karusizi umusore na nyina batawe muri yombi ku cyaha cyo gusambanya umwana. Ibera bose hakimu w'imyaka 19 na nyina bafungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Gashonga mu karere ka Rusizi. Umusore akurikiranwa gusambanya umukobwa w'imyaka 15 y'amavuko. Nabo mu mudugudu wa Mugonero mu kagari ka Kabuye ku murenge wa Nyakarenzo. Uwasambanyijwe ni umwangavu wiga mu mwaka wa mbere wayisumbuye ariko akaba akomeje kwiga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo Ntawizera Jean Pierre yemera ikinyamakuru Umuseke ko byabayeho ko umuhungu na nyina bakekwaho gusambanya n'ubufatanyacyaha. Ati nibyo byabaye ku itariki ya 3 z'uku kwa 9 batawe muri yombi. Nyina ashinjwa ubufatanyacyaha, umuhungu we Ibera bose hakimu w'imyaka 19 ashinjwa gusambanya uwo mukobwa w'imyaka 15 w'umunyeshuri. Ntawizera Jean Pierre yavuze ko uwo mukobwa wita umuhungu inshuti ye biriranywe mu murima bataha ku muhungu. Bimenyekanye ko bari mu nzu umuhungu ashaka gucika arafatwa. Ubwo umukobwa yajyanwaga kwa muganga yahise abaca muri humye yisubirira mu nzu barimo we n'umuhungu. Nk'ubuyobozi rero ngo batumiye imiryango yombi baganiriza ababyeyi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe no kudahishira cyangwa ngo bafatanye n'abakora ibyaha.